gusa King James nta kidupfana. Gusa abantu bavuga ko dusa, gusa nta kidupfana, gusa nyine nakuze nk'une indirimbo bye ibihangano bye mbikunda. N'ibihangano bye warabikundaga cyane, ndamukurikira cyane. Ego ubu tuvugana rero ku murongo wa telefone tugiye guhamagara King James turebe niba ari butwitabe, kugira ngo abadukurikiye ashyizeho parire. Urimo kubibona ko ndi guhamagara, muri kubibona? Aha, natwitaba muravugana, natatwitaba nabwo nakundi. Biramutse byanze King James nimubonane none, hagacamo umwaka, hagacamo imyaka 2 King James nimubonane. Yebwo nakundi, gusa yumve ko nkeneye guhura nawe, nkeneye kumubona, byonyine birahagije. Ntabyibuka duhura bwa mbere nk'urukundo shahuwe uransazambura aho nkwirwa aho ndeba kiza we, urambwira uti witinya koraho sushaka umwenyura unyinisha, can we spend the night, niko wambwiraga, love yeah, urukundo naguhaye baby, umutima nakugabiye baby, ni wowe wabinkuyemo. Watwibwira we nyirizina, we nyirubwite, niyo mpamvu twahisemo kuba twaguhamagara kugira ngo utubwire impamvu. Niye mpamvu wahisemo kugura ikiziriko ukimanika ukiyahura? Sawa, murakoze cyane. Ubundi ngira umwana mutoya, abantu benshi bavuga ngo nsana King James, ubu twakoranaga, ubu twagendanaga, gusa King James nta kidupfana. Gusa abantu bavuga ko dusa, gusa nta kidupfana, gusa nyine nakuze nk'une indirimbo bye ibihangano bye mbikunda. N'ibihangano bye warabikundaga cyane, ndamukurikira cyane. Ego gusa aba nifuza ko, cyangwa se niba ankurikira, cyangwa se n'abantu biba hafi bakumva ikiganiro turimo, bamumbwira kabisa akabasha kunyumva. Aha, wenda nkunganire niba King James ari kureba iki kiganiro, cyangwa se akaba ari ukurikiye iki kiganiro afite connection irambuye, twe twagerageje no kuba twamuhamagara ku murongo wa telefone, ariko ntago byakunze kubera bira bibazo. Nta kuntu umuntu wari utangiye gusamba ahantu wari uri mu buzima uburimo kandi usa nkaho wavuyemo, ntago byakunze ko twamuvugisha. Muri make icyo ashaka kuvuga ati niba King James arimo kumva iki kiganiro, cyangwa se akaba barimo kukireba, icyo wifuza kuri King James niki nyirizina, niki cyatumye ufata umwanzuro wo kwiyahura? Cyane bura no kugenda mu nzira abantu bavuga ngo sina King James timupfana iki, se muravukana le petit frère we, none namuzi byonyine nabyo binesha umutwe. Gusa icyo nifuza no kuba bari nahura nawe nkanamumenya, niba bihagije narebe. Impamvu yaba yaratumye wiyahura nuko utarahura na King James no kuba abantu bakubwira ko musa cyane rwose, mukaba mutarabonana. Nabyo binesha umutwe kabisa. Muri make ya confidential nuko usa na King James, abantu kandi bakaba babikubwira, kandi none we muri wo ukagira ikiniga cyuko mutari mwabonana. Cyane rwose. Abdu, ubu tuvugana uhuye na King James wamubwira iki? Ikintu cya mbere namubwira, felicitation, ibihangano bye no kumbwira komerezaho kabisa, kuko abantu benshi barabikunda cyane. Ikintu namubwira cya mbere,
ko nanjye burya nkunda music. Watangiye kumva mu matwi yawe ryari yuko usa na King James? Abantu benshi bakomeza kukubwira ati King James, King James, King James, bakwita King James, bakwita King James. Cyane kera guhera za 2003 na 4 2003 ko nabona nkora ahantu hatandukanye bakambwira ngo usa na King James, ibintu nk'ibyo nyine kukiza n'ubu nk'ubu. Okay. Aha. Hari abadukurikiye babonye iriya nkuru yawe wiyahura, nanjye nyiri hano, njyewe uri hano nyir'ubwite, dushobora kuba turi kuganira cyangwa se hari ibiganiro twagiranye mbere yuko dutangira iki kiganiro, ariko nyirizina wenda na cameraman ari kubyumva, kuba musa, kuba abantu babikubwira, kuba utarabonana nawe ugahitamo kwiyahura, nicyo kintu ngira ngo udusobanurire neza hano kuri kamera. Kuvuga ngo byonyine kuko nagerageje no kumuhamagara ntamfate, none nabyo ibaze kugenda mu nzira abantu bose, petit frère wa King James aratambutse utamuzi wanamuhamagara nagufate, nagerageje no kumwandikira ntiyansubiza, byonyine nyine nabyo bintera stress cyane. Bigutera stress? Aha, wenda ngarutse ku ruhande rwa King James mu buzima bwa buri munsi, bitewe n'akazi umuntu aba afite, bitewe n'urwego umuntu aba ariho, hajya ushobora kwakira call nyinshi, zimwe na zimwe ntubashe kumenya ngo ninde wahamagaye, wenda ukaba waragerageje kumwandikira ntamenye ngo ninde wanyandikiye, aho nanone namugarukira, wenda ubwo hari ibyo aba arimo mu buzima bwa buri munsi bijyanye n'akazi. Wari umaze kutubwira ngo uri umuhanzi, tuvugana, ufite indirimbo zingahe, watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki muri 2000 ashize nk'imyaka ingahe, ashize nk'imyaka 3, ariko ninjiye umuziki neza. Ngo ni muri 2018? 2018, ariko natangiye 2016, gusa nangiye kuzamo neza nibwo navuga ngo ndimo gusobanukirwa ibya music neza 2019. Aha, umaze kugira indirimbo zingahe? Mfite indirimbo enye, gusa na audio ntabwo nabasha kuba nakora video. Niye mpamvu yatumye utabasha gukora video y'ibyo bihangano byawe? Ntabwo nari nabona abaterankunga. Muri make ni ubushobozi buke? Ni ubushobozi buke. Okay. Ubu umuntu urimo kutureba hano ku Mutako TV, umuntu urimo gukurikirana iki kiganiro turimo kujyana na Abdul, yewe n'uwo King James uvuga ati mfite ipfunwe ryo kubwibwa n'abantu yuko nsa nawe, bakanyitira petit frère we ntatanamuzi, nkagerageza kumushakisha simubone. Umuntu udukurikirana ku Mutako TV nyirizina aramutse yifuje kuvuga ati reka none nanjye ndebe Abdul, mutere inkunga, muhe subscribe, Abdul muvugishe, muhamagare, ibihangano byawe yabisanga kwiyecano. Chano n'ubundi ni Abdul TV. Abdul TV. Okay. None mbere yuko dukomeza, tutajya no ku musozo w'ikiganiro tugiye kugirana, noneho umuntu udukurikiye aramutse yifuje kukuvugisha akavati yawe, wa musore disi, mfite kamera namufasha, mfite iki, shaka kuba namutera inkunga imeze gutya, mwaramuka kwifuje kuba yakuganiriza, kuba yaguha n'inama mu gihe utarabana na King James, akakubwira ati hangane muzahura gutya na gutya, cyangwa se ni muzabonana, cyangwa se akagira inama yaguha, nimero ya telefone yakubonaho? Nimero ya telefone ni 0780 0780 623 623 650 650 yisubiremo rimwe 0780 623 623 650 iba no kuri WhatsApp? Niyo nkoresha kuri WhatsApp. Okay. Urakoze kandi nanone cyane. Uyu ni Umutako TV, nahoze nkubwira yuko
twahamagawe na bamwe mu baturage ndetse kandi abaturanyi b'uyu musore murimo kubona kuri kamera zacu batubwira yuko yiyahuye. Tukihagera ntabwo twari twamenye impamvu nyirizina ndetse no ku makuru twe twahawe ubwacu twifuje kuba twatumira uyu musore kugira ngo tumubaze impamvu yamuteye kwiyahura. Ngira ngo bimwe na bimwe urimo kubyumva ari buze gukomeza atubwira. Abdu, Naam. Abdu ni muntu ki mu buzima busanzwe, akora iki? Abdu avuka mu ntara? Abdu kavukire yanjye mvuka muri Rutsiro. Muri Rutsiro akarere umurenge wa Nyabirasi, akagari ka Mubuga, umudugudu wa Buryoshye. Abdu umwana wa karindwi. Yo, uko nandi umwana wa karindwi di kamerama, nandi umwana wa karindwi. Twabonye bagufata bavuga yuko bakujyanye kuri dispensaire nyuma yuko bakukije kwa muganga. Witaweho mu buhe buryo kugira ngo ugaruke mu buzima? Bane serumu ubwo kubera Imana ubwo ngarura nongera ngarura ubuyanja. Gusa nyine namwe ndabashimira cyane. Ndabashimira Umutako TV, ndabashimira cyane kabisa. Urakoze. Nyuma yuko utarabona King James na nyuma yuko utegereje kuba mwahura, isomo wakuye muri buriya buryo wari ugiye kwiyahura, ugiye kwiyambura ubuzima kubera ko utarabonana n'umuntu, isomo waba warakuyemo wabwira abadukurikirana ku Mutako TV? Cyane ko tujya twumva abantu bakihanura mu etaje, abandi bakishyira mu migozi, abandi bakanywa imiti runaka kugira ngo bapfe. Sometimes bamwe namwe bava mu buzima kuko igihe cyabo wenda ariko Imana iba yarabigennye cyangwa se umunsi wabo uba wageze. Isomo wakuyemo wabwira abantu badukurikiye ntirihe kuba wari ugiye kwiyahura? Gusa cyane byabaye ntago navuga ko ari byiza. Ntago ari nkabura buryo bwakagenzemo. Gusa abenshi bakagombye gushaka ikibazo umuntu afite agishakira umuti, si buriya buryo umuntu akabikozemo. Aya ni njye nyine nafashe umwanzuro. Uravuga ati ngomba kwinaga mu mugozi. Njyafashe umwanzuro rwose njye nyine. Gusa numvaga nanjye bwanjye sinzi ibyo natekerezaga. Gusa nyine ubwo navuga ko nanjye nta muntu ugeze nigera inama kabisa nawe. Gusa numvaga nameze neza muri njyewe tu. Ubu tuvugana, uramutse uhuye na King James niki wamusaba? Cyambere namusaba wenda bibaye ngombwa tugakorana indirimbo. Mugakwana indirimbo? Ntamara gukwana indirimbo rero uko bisa kose hari aho amaze kugera, kuko wenda nanjye abashije kuba yamfashe nangagera, kuko nkunda music cyane ariko byaba byiza cyane kurushaho, byaba byiza. Okay. Ubu tuvugana rero ku murongo wa telefone tugiye guhamagara King James turebe niba ari butwitabe. Kugira ngo abadukurikiye ashyizeho parire. Urimo kubibona ko ndi guhamagara? Muri kubibona? Aha. Natwitaba muravugana, natatwitaba nabwo nakundi. Aha, ivuyeho. Twongere tugerageze
rimwe ntabwo biba byoroshye byanga byakunda umusore yaravuga ati ngomba kwiyahura ninabona King James ntabwo birakunda ntabwo byavamo umurongo wa telefone turacyari kugerageza nimero yiwe aho uko biri kose abantu baba bari mu bintu byinshi biba bigiye bitandukanye ntabwo ikunze urakomeza rero nawe ujye ugerageza turebe yuko azakwitaba natwe tuzagerageza dukora ibishoboka nk'itangazamakuru tumubwire ko hari uburyo byifashemo ku muntu runaka agerageje kuba yakora igikorwa cyo kwiyahura uwo muntu akaba yifuza yuko bahura murahuye mukoranye indirimbo bimeze gute habaye bro nge nishimye kukubona rwose uri muzima nabura natashye mfite igihunga nabati umuntu ari bupfe mukoranye indirimbo cyaba noneho byifashe gute muri studio twimagine ko nka muri studio umbwira uko byaba bimeze nyuma yaho uhite umera agapera abantu badukurikiye ku ndirimbo zawe uririmbemo gakeya bumve n'Imana Abdul yibitseho muramutse muye sasa mukajya muri studio Abdul ari gutambuka avuga ati no kongera kwiyahura byaba byifashe biti urumva abarundi rwego abari mu rundi rwego kabisa byaba bintu bishimishije cyane inzozi nabo naragize zaba zisohoye noneho murimo kurya nk'agaselfie wagashyize kuri statut wagapostinze watwitse byari fresh akapera ku ndirimbo zawe abagukurikiranye comment wagiye ubona mu bihangano byawe bavuga ati uko biri kose mu buzima tunyuramo hari abavuga ati man nta kigenda nta kintu wakoze hari n'abavuga ati courage byibura ku ndirimbo yawe baba baravugiye ati Abdul courage Abdul TV courage akapera twagiye ntabyibuka duhura bwa mbere nk'urukundo shahuwe uransazambura aho nkwirwa aho ndeba cyiza we urambwira uti witinya koraho sushaka umwenyura unyinisha can we spend the night niko wambwiraga love yeah urukundo naguhaye baby umutima nakugabiye baby ni wowe wabinkuyemo hey yeah oh hey yeah oh wow byari kugenda gute byanga bikunze nago wese wabyumva nago byamushimisha byamubabaza twabyumva byamubabaza nago yabyakira neza kabisa inama igitekerezo turi kugana ku musozo w'ikiganiro ushobora kuba wagenera abantu badukurikiye hano ku Mutako TV abashobora kuba bagerageza kwiyahura ku mpamvu runaka inama n'igitekerezo wabashyikiriza niki ngo cyo navuga cyambere kwiyahura so muti cyambere burya nanjye nuko nabyeranye ubwanjye simeganize umuntu nkabashe kungira n'inama icyo nababwira nuko umuntu akamuganiza ikibazo baba bafite kugira umuntu akugira inama unagenda birashira kwiyahura so muti w'ikibazo Abdul ni muntu ki nari nakikubashije icyo kibazo ariko niwakimbwiye mu buzima busanzwe ukora akahe kazi Abdul mu buzima bwa buri munsi
abaye hate atunzwe n'iki? bo ngewe nkora ubucuruzi ncuruza foromaje baguteza imbere di kuri ya nimero bahamagare. Zapurenga foromaje kabisa. Niko kazi kanje. Muri make you are businessman. Mu buzima busanzwe ukunda iki rero? Ni iki kijya kikurakaza? Ni iki kijya kikubabaza? Ni iki gishobora kugutera umujinya? Nkuko wagize umujinya ukavuga ati ngewe ubwo King naramubona ngiye kujya kwiyahura. Burya ikintu cya mbere ngewe mu buzima bwanjye urumva mu buzima bwanjye bwa buri munsi nahoramaho nishimye nseka kuko akenshi ntago uzakunda kubona mbabaye cyangwa se abantu kuko ngewe numva nahora nishimye mu buzima bwanjye. Ikindi kintu cyaba cyambabaza cyane kikambabaza ego burya ntango umuntu umvuga uko bitari. Umuntu akuvuga uko yakubonye agufata uko yakubonye ntaguhimbire ntakuvuga uko bitari muragurukana. Arambabaza gusa nyine nakundi abisi hari umuntu kuvuga uko bateye ariko ngewe nibyo bimbabaza cyane. Ego aha ndumva ibibazo ni naguhamagariye bisa nkaho birangiye. Niba hari ikindi wakongeraho wabwira abadukurikiye. Ikindi nakongeraho abakunzi b'Umutako TV n'abakunda cyane. Kandi bageze kumva bare ku byabaye gusa nakundi bihangane bambabarire. Sinzongera kwiyahura. Gusa nyine King James nawe hari ndamusuje cyane. Kandi yumve ko mu bafana be ba mbere no wa mbere. Ariko ni nese tuvuge biramutse byanze King James nimubonane none hagacamo umwaka hagacamo imyaka 2 King James nimubonane. Yebwo nakundi gusa yumve ko nkeneye guhura nawe nkeneye kumubona byonyine birahagije. Ariko hari akantu utansubije urambeshya. Muramutse mutabonanye bikaba ngombwa yuko mutakibonanye bitanakunze kubw'impamvu ze runaka, hari mu kazi wenda nari mu Rwanda, wenda agize igitaramo hanze y'igihugu, wenda agiye mu bindi bijyanye na businesses, cyane ko nawe yari umu businessman. Nkuko umaze kuvuga ati mu buzima busanzwe ncuruza formage, abazikunda rwose muzagana Abdu kuri ya nimero yabahaye. Then no bibaye ngombwa ko King James mutakibonanye, what is the next? Ni iki cyakurikiraho? Gusa urumva gahenda nazagapfana. Ariko nakunda ubwo nakomeza nkihangana gusa nyine gusa nago urumva gahenda nazagapfana tu. Reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro tukatugeze ku musozo wacyo. Nongera kukubwira ni Imana ikumera imigisha kandi itagabanyije ituruka kuri Nyagasani. Amahoro bikomeze bibane nawe. Uyu ni Umutako TV, tugera hirya no hino henshi hagiye hatandukanye ubuzima bwa buri munsi ku baturage ndetse nibiba bigaragara uko bibona. Ubibonye ute? Ngiye mbibonye ne aho hose tuba tugomba kunyarukira tukamenya uko byifashe. Nkuko mwabibonye nyuma yuko umusore agerageje gahunda yo kwiyahura nibikunde, bamwe mu baturanyi be bakahagera ntiyapfuye. Dore nguyu niyo mpamvu twahisemo kumuhamagara kugira ngo tuganire nawe tumenye uko byifashe nyuma yuko agerageje kwiyahura. Ubuzima bwe ubu tuvugana buhagaze gute? Impamvu yagerageje kwiyahura ni iyihe? Mwayumvishe. Abantu benshi bakomeje kumubwira bati usa na King James, ahamagarwa kenshi nka petit frère wa King James kubera yuko basa. Yabyirutse amukunda, yabyirutse kandi ari umufana wa King James. Yamaze kutubwira ati wera muri 2023 nibwo abantu batangiye kumbwira yuko dusa, kandi guhera icyo gihe nakomeje gukunda ibihangano byinshi bya King James. Ariko muri 2023 ndumva King James yari ataraza cyane rwose.
Zit King James nge namumenye 2007 2007 ya 2007 aha wenda wasanga gifite igihunga ku byamubayeho tumubabarire aya basi Imana ibamera imigisha itagabanyije nge mwari kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe uyu no Mutako TV nshimire team tubana mu buzima bwa buri munsi Imana ikomeze bamera imigisha itagabanyije nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira sezera ku bantu badukurikiye murakoze cyane turabakunda